Rumaga Rwanda ruzira umwaga. Namahoro. Ese ya hoteli yagira umutsima? Ibintu bimeze neza, nibaze ni ari kera abantu bagitanga amashyi mu yumvise ariko ibintu byarakomeye. Ishimangira urukundo, ishimangira urugendo ruteruye imbere y'imbaga, imbere y'imiryango, imbere y'abahamya benshi ati gutangarije ko Beki umeze neza? Mwamubonye? Ngabirano Sone TV imbere yawe nitwa Sam ariko uyu munsi nuko nakado narebeka ariko harahiye we harahiye yes uyu munsi mu bwo bwa kado narababwiye ngo na makuru uno munsi turi mu Rwambariro ngo harimo abasitari benshi muraje mubabona Didi Hi, umeze neza? Fresh cyane. Ubukwe bwa Kado bwabaye kandi abantu baje. Kandi wambaye ikote harya gita. Iyi ni 450. Itari. Tarya. Rwose harimo abasitari benshi King Eli, Rumaga n'abandi bose ndaba uyu munsi w'ubukwe Mana yanjye. Imana iduha ikirere cyiza gusa. Imana uyu munsi iduha ikirere cyiza nicyo tuyisaba. Ndabagezaho gahunda zose. Iri kote aya makote namenyereye nyine ariko ntacyo ko bwa Kado ndaryambara. Mukomeze mubane natwe. Banyanditse ibintu ndasanzwe nambara ariko no kubyisangamo ntakundi ko turiga lekacha lekirtile ko birama binyambuka ngo kugura akautura kindani kakuruta umva hari ukuntu tukiri bato batuguriraga utubutura tunini cyane urumva sizo akakubwira ngo uzagakuriramo niko ibora imeze. Hanyuma twagiye mu bukwe kandi twitaye ku bantu tubaza ngo ni ubwande cyangwa nuko ari ubukwe bw'umuvandimwe bamenye ko ari ubukwe tazo kuvuga ni ubwande ngo nicyabaye muze mu bukwe bwira abantu nyine baze mu bukwe. Asasa ese Kengeri kurasa ariko bwanwa bwabaye bwinshi bwaraje kabisa ariko ubukwe yarashye bwaraje uyu munsi tuzamuri n'uguti akira umunsi no kuguruka tukavayo umuhungu atahanye umugeni we kandi kora kera yarambiwe karumva kera ahubwo karumva duta mu bukwe ese ubwanwa mana sokoza neza hari ukuntu Imana iziga ubwanwa bw'itoto ubu ni ubwanwa bw'itoto butagaragara cyane babe bafotoye ntari aya ntabwo amafotora Namu hejuru. Yes. Tony, kuja.
Beki umeze neza? Mwamubonye? Hahiye. Come on, get out of here. Lucky. Munyaka. Ubona uyu ni Munyakazi ari kumwe na Gatete Josh, akaba ari we pare w'umunsi. Uriya ni Rumaga, ari mu basitari bamwambariye. Dore hariya hari Kega, uriya ni King Eri, uyu ni kameramani wakameje Rusimbi. Ibintu hano mu Rwanda bimeze neza. Nyakazi bimeze neza? Ibintu bimeze neza. Nibaze uko twe twahageze nibaze. Muko wapi? Mukuye waberewe kwishi. The photographer. Yego. Okay. Rumaga. Rwanda ruzira umwaga. Ni amahoro. Umeze neza? Aribo mu rubanza rwa Munyakazi. Witeguye kurya umutsima se? Ibyo ni hano. Ese ya hoteli yagira umutsima? Cyane. Twaba tweze ibindi umutsima ukatunanira. Hajya hoteli yawe baye? Kicukiro, Gahanga, hazwi nk'Urukatsi. Ni iki cy'umwihariko mufitemo aho mu Rukatsi, aho muri hajya hoteli yawe yitwa gute? Eza. Ni iki cy'umwihariko mufitemo gati iki? Yego. Muko mubibona ni Rumaga, yambare n'abasitari benshi, abahungu benshi, abakobwa noneho ni benshi. Yewe nanjye nima nzambika 50. I don't know. Merci, umeze neza?
Neza papa. Ubukwe. Ubukwe bwashyushye. Ubwawe ni ryari harya? Ejo bundi. Sawa. Esa. Ru. Iva. We besto wazashe. Merci. Mwasize umugeni. Ari wowe kingedi. Ese ugendera imbere hari. Niba ushimbe aho ko bagenda samurangura imbere ye. Oya, uwo bagiye. Baraza ku murongo wa gatanu gutyo. Ndaje kwa kangara. Ni bestes. Sony TV Imbere yawe. sawa. Mavuta babiri. Imbere yawe. Hayo mu cyongereza ni In front of you. In front of you. akora ari mogoshe. Yego zino ni intore. Abanyamavuta. Twegere hano. Bwana sifuza. Sema amen. Yes. Sony TV imbere yawe ni Samu uko mubibona. Uyu munsi no munsi wabyutse neza pe. Ndabona Imana yadufashije hari yabyutse nabi. Ariko akazuba karavuye. Urabona ko mubibona kabyambariwe n'abari benshi barimo Rumaga, King Erinocent, Kega, Merci, Yves, n'abandi barimbanye na DBN wa nawe arimo ese kari benshi ko muzi ko ngira ariko ibintu bimeze neza pe. Yego protocol yani pare Josh Gatete. Yego nuko mubibona umugeni wacu Munyakazi. Bakwite muri ganza. Vai. Muza tugende twagiye. Turaboneka Rumaga. Oya. Ihute. Mugire vuba. Akavaye, fitushuka. We. Zino mukunga hivi we. Ngabirano. Harahiye. Gezade. Wowe uri kumwe nande?
protokoli yani hey. cyane mukanya turabyina maranga ko yego ana ko gambari kado protokoli matanga amategeko umuntu musigara sha aba bakobwa oya Gao muze Ian w'ikirenga ntiwarambirwa akumurema unarengeje icyumweru waba ukimurangamiye umurate reka tuze gusaba udasumbwa atera intambwe ahiga abamugaragiye maze amashyi n'impundu bize guhurizwa kwakira uyu musore w'ikirenga atera intambwe w'abagabo ni mu murema murasanga higa icyubahiro abamugaragiye arabarusha ubwema reka tendi twumva amashyi yikiranye n'impundu kiba ikimenyetso y'uko uyu nguyu ari ubereye no kutuvukamo ayo mashyi nubwo yaba ayanjye ntiyaba
Mujye kuryaho. Oya sahi. wowe ntabwo uri mu bandi. Suni TV imbere yawe ukabwa kadona Rebeka umuriro watsi ntiwabonye ikirema cya mbere ko cagurutse ntiwabibonye Yesu Oya ikirema se nacyo cyangwa atamaso ufiteho kubona ndakure muza mureba hano muri kamera museka Oya wa ni Suni TV wa muza mureba hano muri kamera museka muza mureba hano muri kamera museka Kameramani wa mbere Rusimbi umugeni
Rebeka wacu tuguhaye impundu twaje kugutaramira Rebeka wacu twaje gukesha ibirori twaje kugutanga iwanyu n'ahazi niko rutikura mu gihumbi rwa nyirimirima ihinga bitaremera umwimirizi ubona ubugajano twaje kugutaramira Rebeka wacu twaje gukesha ibirori twaje kuguta namuhaye amashyi y'ubuntu mu kabisa emera bakujyane emera bakujyane iso yemeye impano Rebeka wacu amashyi y'ubuntu emera bakujyane emera bakujyane iso yemeye impano Rebeka wacu iso yakubwiye ati genda mwana wanjye genda nikomeye nakutanze ntakanze umukobwa wacu nawe barabasubije murabeho babyeyi isanzu ubona ukunze emera bakujyane emera bakujyane iso yemeye impano Rebeka wacu emera bakujyane emera bakujyane iso yemeye impano Rebeka wacu amashyi menshi kuri Rebeka musore w'ikirenga cyusa ati mushiki wanjye ntiyagenda wenyine kandi ntiyagenda imirongo ahubwo akwiye kugaragirwa reka nze gusaba ababyeyi beza ari kera abantu bagitanga amashyi muyumvise ariko ibintu byarakomeye ati twigendere ndaguhobera tugeze ahirengeye
amashyi yaba yarakiboneka bakaba yumva baherekeza ari urufaya. Ati none ubwo tugeze ahirengeye aho imiryango yombi tubona, atereka umutoza afashe inshyimbo ahatasigaye umuhobere nivuye inyuma. Noneho hindukira umuhobere koko bimenyekane koko uyu musozi hari umuntu uhobeye undi. Ati umukunzi wanjye nari mukumbuye ngo tuzahure kuri uyu munsi, ariko iyo aba ari njye nari kuzava ejo, ariko ukuntu yihuse ariko